5 ways to end a conversation politely. Uburyo butanu washyira umusozo ku kiganiro witwaye neza. It was nice chatting with you. Byanshimishije kuganira nawe. Well, it's getting late. Umuntu ashaka kukuganiriza wakumva arimo aragutinza ukamubwira ngo well, it's getting late. Ni ukuri kabisa turimo turatinda hano. Anyway, I should get going. Ibyo bibwira umuntu ushaka gusoza nyine umubwira nyine uko wamurambiwe ubushize nababwiye ukuntu kurambirwa bivuga none ubu ngubu ushaka kubwira umuntu anyway, I should get going. Anyway, umva ni nko kugaragaza iyo ugiye gutangira ikintu ushaka kuvuga ikintu gitandukanye na sije mwari muri utangiza ijambo anyway gitandukanye n'ibyo mwari ugiye guhindura mbega ingingo ni nko kuvuga tuvuga ibindi anyway umva ibindi rero cyangwa se umva rero anyway I should get going. Ubutanze habigisha iyo should ubundi ni igiki. I should get going. Wiriye kugenda. Mu buryo nyobozi iyo bita formal uravuga ngo sorry, I'm afraid I need to. Urugero nshaka kwisegura nshaka kugenda mu buryo bwubashye. Sorry, I'm afraid I need to go. I'm sorry to cut you off, but I actually gotta run. Unyihanganire kukurogoya cyangwa kuguca mu ijambo, mu byukuri ngomba kwihuta.